This is not about myself. I did this for you. Peace family. S for the end. Nta cyiza mu buzima iyo ukunze ugakundwa, mukizerana kandi bikizana. Iyo ukunda kuri imbere muganira gusekera, ntiwifuza ko hari icyo azabatandukanya. Kuko twatandukana umutima wahise wijima, kuko ntiyumvishaga ko nshobora kugusiga. Imyaka ibaye miremire, amajoro menshi utambona, amarira ku mabaruwa atuma numva inimbugira. Nitese wagize n'ubya rero nyagira sura ko kurambura amasogisi. Tese. Yo, nanjye nigomageze. igikapu cyanjye uzi ko gihenda wowe uri kugishira hano. Yahenze se kundusha. Nitese Sawa. Ndashi. wari ariko Wapi? Kurya. Ubwo nyagera. rero njya kuba ndi mu cyumba takanya gatoya mu kanya wenda ndavuga mu kanya ndakuvugisha n'ubyuka nta ndumva nameze neza n'ubyuka turavugana. se kumeze gutyo. Okay. Okay. Ntacyo ubwo nanjye mukanya ndaza. Urabizi ko bitanyoroheye, kandi nawe si wowe. Nubwo ndi kure ntushaka kumbona, zerekeza amaso izuba rirengera. Mu gihe uzaba wumva nkumbuye, uzibuke ko umunsi umwe uzongera ukambona. Icyo gihe uzongera unyumve ndirimba. Uri ikirenga, uri ikirenga, uri ikirenga, uri ikirenga. Wenda gusa uruzi ko nanjye Choka. Boko shiriwe. Ndarushye. Kwica kabebe. wowe n'abandi Ndagabaye neza. urabona njyewe Zawasha. umukoreze ukumva ngo gitanye ntabwo Ukumbuye. neza Ariko ndarushye. nijwe ni wakoze Wese shiri. nigeze nijwe ni Kazi ni. akazi rero n'ubundi ndagashaka Agasha. si byose ntukambura nziza Natisha. kuba babitumye ndetse abandi bantu bagiye gukora akazi none ufite abandi bantu bagiye gukora akazi. Mbese muri ikibazo kiguraza kukubwira ngo urashinga ejo wowe nabo ngo bandika Ntabwo uriho. niba se nduha niyo nduha si byuka bika ibyo byo kundeba
ndetse kumeze gutyo ariko wabitse ibyo bite byawe ntabwo washaka hari reka mubwire ibara ibyo byenda bizana nabo byo gukora tusigase njyewe uzatuma nkora ibintu bibi kandi n'akazi kawe uzatuma nkora ibintu biri kugira ngo ni imikino amuteringi ufite ikihe kibazo ufite ikihe kibazo ndikubaza uko nari nari umunsi ariko ejo siko byagenze telefone si rituma umuntu ahangaha wowe ahangaha telefone ngomba kuyitabira yihutira You can try this, you can try that. Gihanga njya kunza atambagizwe gasabo. Hareba ubwiza igihumbi araterwa arandirimbira ati ufite urukundo urabandukira ntabyera ngo dede kimwe n'abarahanwa yibwira ko ntakaje sorry ikure mu mwanya ureme n'agasambu kuba wanjye nizo plane kuko ndi umucyo mu mwijima nigari inzozi ze ndi umunyamahoro mugarura ituze iteka zansingiza. Listen, I'm a queen of the hit, cheers on my homies, no one can stop my speed. Endless tenderness in me, just refuse my way. Got it? Ikanara mu muzika kandi sinamureka kuko ateye neza ahindura imico kuko nicyo nzira ariko mubone uko ameze kose namukurutisha afite urupfura namukurutisha namukurutisha afite uburanga namukurutisha ushaka ko wabaye uti ubwo si umugabo wawe ushaka se bite Shima mwaretse mu gitondo hasi ese bite byawe ubundi ufite ikihe kibazo mu gitondo ndabashije kandi uzatuma nkora ibintu bibi kandi mbona mbikubwisha Ndeka Asuri mu uzi ko unyiciye ibintu byawe umubigize ndeka mbese udashirika ko ibintu byerekana ubyikorere uri umugabo wanjye byarakunaniye kumfasha nk'umugore wawe ngo umpaze byarakunaniye reka rero mbyikorere ndetse urasubiza n'umubwire abamubwire aho mbwira iki aho basirika Ese bite byawe ese bite byawe ngo urarangije birangiye se wabaye njyewe nta n'ikintu na kimwe numvise ngwino twongere
Sunana ma. Byakunda shit. Ngwino ariko. Shit. Ini, wah, kube iki. Jangan narap bis. Usigaye uncisha mu menyo se? Wowe ni mu gutwi. Nyine kubera iki wa? Ikisimbaza cyo ubundi kumbaza. Babikoreye iki bingi? Nibikiza. Nge narirongwe, narishatse nariteretse ndaza nyine ndicanga. Iyi niyo yakuzanye. None ahubwo n'ibindi uzabibona. Ni rwo rwego gejeje ibi. Karamubwire. Mbigusubiriremo ukuruguture ubyumve neza, uri kubyumva neza. Niba warashatse kugira ngo nge kuryama muri buriya buriri ntabwo mpari reka. Ntabwo mpari. Obuze? Nakerewe buri kamigende. Warashatse cyangwa warashatse? Ndi kukubaza kakunyereka iyo karoti kuko icyo uzibyo yakoze. Ndabizi nini? So, why you ask me? Yini urwego ni mugezeho? Of course. Ndunda ngo kutazi. Ngakire utabaza. Ni gusa nshaka wanshize. Yarabaye. Reka rero mbwire. Niba utazi ko warongoye washatse umugore wo kuza kwicara muri uru rugo muri izi ntebe zawe. Not come on, bro. Ntabwo mpari. Urigenda kwinginga urarushye telefone wananiwe ugenda ngo mananiwe n'akazi ngira. Karoti se zirabuze ntabwo zibuze zagura n'izindi. Ntabwo we n'uru rwego watumye ngeraho. Nuko bifata gutya. Ndabona barize n'uburyo bwo guhagarara. Mwifatire. Iyo umugabo wadakoresha inama ze bagufata bamusuzugura, ahagarara bakamurebera ku rutugu. Yuko nyine wabimenya. Ni ubwo buryo bwo gukemura ikibazo. So, waragikemuye? Ntakuri urumva ukuntu ugize innocent. Umuntu rwose utagira ari njye nenda akabaye uri kuvuga gutya cyangwa nzahamagara ababyeyi mbabwire ibyo urwo nagwishije. Ababyeyi nyine. Ese ko batanga imirage n'ibindi byose batanga umugore cyangwa naragendesheje. None se byararengeranye ku buryo bigera kuri uru rwego nyine bitakema. Niba utazi icyo wanzanye muri uru rugo reka kwigira nkaho uri pasiteri cyangwa uri padiri. Hano turi mu rugo rwacu washatse nk'umugore wawe uzi icyo wanshakiye reka kwigira nkaho uri muri meditasiyo. Bawicaye gato tuvugane. Bawicaye gato tuvugane.
ese ubu nta kundi buryo twakemura iki kibazo ko uzi ingaruka za biriya bintu. Ibi ni ibintu abantu bakwiye kwicara bakaganira, sibyo? Nyine ikibazo niba gihari kirahari, ni ukukiganiraho, ariko ibintu byo kurebera umuntu ku rutugu sinabyo byari biri muri gahunda. Nakubajije iyo uzi inshingano zawe n'umugabo reka mubwire, niba unyicaje ngo umbwire ibyo bintu uri kumbwira ngo twicare ngo tuganire ikibazo niwe wagiteye niwe ukizi. Turabyumvikana? Okay, basi sorry, turashaka ko tugikemura, kiraza gukemuka, sibyo se? Turakemuka gute? Nyine aho cyapfiriye niyo turi bikemuke. Gute nyine? Ibintu biragenda neza. Ni iki se ubundi gituma udakora inshingano zawe? Ubwo ngiye guporogaramu ibintu byose, menye n'igihe amasaha yo kwita ku muryango, basi no gushobora kuba ariko nkora cyane nkarenza nkataha. Njye ntabwo nkora cyane, ariko ibyo dukora urakora, ariko ibyo dukora biratandukanye. tuvuga ngo ibintu byawe ubirangiza ahandi. Niko bimeze. Ahubwo nsigaje kugufata. Ntabwo ari kubitekereza. Ntabwo ariko mbitekereza nyine. Uko biri nyine, uko ibintu bimeze, ntabwo ari uko nguko. Mvuge gute? Mvuge ni sheri mwiza, niki cyaguhinduye, wose nawe. Ninde? Wowe n'undi. Witwa? Wowe nzi. Sheri, okay, tukaba kubigeza ku rundi rwego. Ikibazo kirakemuka. Ngiye kwiporogaramu, ikibazo kirakemuka. Nyine, wowe nta nubwo mu mutwe wawe wumva ko umugore wawe ukeneye. Kirakemuka ryari. Nona tugiye mu kazi k'amafaranga. Tugiye mu cyumba. Ibintu by'iminota ibiri. This is not about myself. I did this for you. Peace family. As for the end. Nta cyiza mu buzima iyo ukunze ugakundwa, mukizerana kandi bikizana. Iyo ukunda kuri imbere muganira gusekera, ntiwifuza ko hari icyo azabatandukanya. Kuva twatandukana umutima wahise wijima, kuko ntiyumvishaga ko nshobora kugusiga. Imyaka ibaye miremire, amajoro menshi utambona, amarira ku mabaruwa atuma numva inimbugira. Urabizi ko bitanyoroheye, kandi nawe si wowe. Nubwo ndi kure ntushaka kumbonzerekeza amaso izuba rirengera, mu gihe uzaba wumva nkumbuye. Hello guys, welcome to your channel Naomie Dadu. Umukomere cyane. Muraho neza. Ko ufite swaga. Niko maze kumva meze neza. Urumva guys, mwabanje kureba ikintu twakinnye. Njye nakinnye nitwa nawe. Sibisanzwe, ufite umugabo utamakeya, umugabo uhora mu kazi, umugabo urangiza mu minota ibiri. Iki? Akazi. Kandi gabaram. Urumva. Ariko nyine byarangiye ngiye mu ishami karoti uko mwabonye. Ese yararimo ingi. Sora wabaye rukwavu. Ugiye kurya karoti. Harimo inyigisho. Ahubwo batubwire muri comment. Inyigisho irimo. Uvuga ngo muri iyi minsi ngo zirasenyuka cyane, kandi zipfa akayozi ko mu rubibi.
abantu bakuru bari kubyumva. Ubwo rero umuntu aba ari kuzimiza kubera ko twamenye ko n'aba under age basigaye bagize. Ubwo niyo mpamvu uvuze ngo akazi ko mu rubibi abantu barabipfa kandi murabizi neza abantu inshuti zanjye timu Dadu rero mukabi, ahubwo mutekereze cyane. Hari abantu baseka ngo agera mu rugo ngo akazimya telefone, gusanga abandi bari kumuseka nyine ngo kuko zisa na kubuza ngo yamugiriye buriya abazi icyo arimo, abazi icyo ari gukora. Muri make gukora ni byiza, kuba muri ino si nyine bisaba gukora, ariko ukora wizigama kandi unatekereza ngo ufite umuryango, ufite abantu ngomba kwitaho ningera mu rugo. Abo bantu nabo baraba bankeneye, umenya amasaha no gupanga ibintu byawe kuri gahunda. N'uvuze ngo urakora ngo urenze, ko nukora hari bimwe urangiza kandi bavuga ngo nibyo ushaka kubaka cyangwa nibyo uri kurengera ejo hafi. Siko bimeze. nk'inama nagira abagore cyangwa nk'uko bari muri comment, twe twakokine nk'abantu bifashishije karoti niyo twabonye hafi, ariko hari n'abandi bagore bahita bajya hanze badakoresha karoti. Rero umugore wagiye hanze, wenda ngiye mpamvu wangaruye nkabyumva nuko ntagiye hanze, ariko hari abajya hanze. iyo nza kuba naragiye hanze biba bikoroheye gutya. Ko umugore wagiye hanze biragoye ko umutwe aba yapfuye neza. Aka kantu rero tugakoze kubera ko urabona abantu ko mutuzi ko twatangiranye kuri iyi channel n'ahandi mwagiye mutubona na mbere yabo, duhura n'abantu batandukanye kandi bafite ibibazo bitandukanye, inshuti nyinshi tukaganira, bakatugisha inama, tukabagira inama cyangwa nabo tukabagisha inama nk'abantu bafite experience y'igihe kinini kuri twe. Ariko twasanze hari ibintu byinshi bikubiye muri iki kintu dukoze none muri aka kanya. Niyo mpamvu twavuze ngo noneho tubivugire muri rusange, tubanze dumere twese tujye muri iyo mood, dukina aka kantu twinjire muri iyo mood y'ibyo bintu, noneho tubone kubiganira. Ariko muri comment rero ndabizi hari abantu baje bagatukana bakareba ibindi, mwe murebe icyo twashatse kuganiraho kuri uyu munsi. Twashatse kubikina nyine kugira ngo twinjire muri icyo kirere twese hamwe. Timu Dadu, timu Naomie, noneho dusenyere umugozi uyu munsi, dufatanye kubaka sosiyete, dufatanye gushaka ibyishimo, twebwe ubwacu kwishakamo ibyishimo, wowe n'umugabo wawe, nawe n'umugore wawe. Arayiga comment mbi ntabwo wazibura. Hari abantu batagenzwe na kamwe ari burebe avuga ati icyo cyumba se ni icyanyu. Abantu turabasaba ko babanza gusaba Imana ubwenge mbere yuko bazana comment. Kiriya cyumba ni ikiwacu, urugo rw'iwacu, si icyacu turaraho. Ibyo nta kibazo. Kandi wowe reba ibyo twakiriye tukubwiye, twakinaga ntabwo ari planka, ntabwo ari plank, twakinaga ibintu biriho. Twe duhura n'abantu benshi, ahubwo fasha abandi kubaka igihugu. Bamwe barubaka igihugu mu buryo butandukanye. Umusirikare afite imbunda ariko kugira ngo urare usinziriye nako urumva. Umupolisi nawe ari bazenguruka hano kugira ngo arebe ko babajura batakwinjirana. Urumva wowe niba wagiye gukora ugakora urugo rwawe, ariko n'umudamu wawe aragukeneye, nyine uzuza inshingano, dufatanye kukuzuzanya, kugirana inama. Wowe wibireba mu bundi buryo bwawe ngo buse ngo hari ugiye gutangira abantu mujya mu biciro. Umugore rero kambabwira ntacyo mvuze, bararuka urumva ngo uritonda ngo ngende isasu narakunaniye ndifoto ntabwo ndifoto. kandi kwitonda ntabwo bivuze ngo dutakaze ubumuntu cyangwa kuba umusazi ngo bivuze ngo utakaze ubumuntu. Wowe wadukurikiye igihe kinini cyangwa se niba unaje vuba, banza ukore subscribe na sharing, noneho winjire urebe aho twatangiriye, noneho uramenya umurongo turimo, nawe tugendane nk'abarya b'imbuto. Ahangaha dushaka kubaka sosiyete, turi abantu bakuru, kugira ngo dufatanye kugira ngo ingo zibashe gukomera, na divorce ya buri gihe, intambara zidashira, abantu bapfa utuntu duto akazi ko mu rugo, akantu gato kandi ibyishimo. Nta muntu ntago ari nyoko. Nabi iravuga ngo
imirima n'amatungo ushobora kubihabwa nabyo, ariko umugore mwiza umuhabwa n'Uwiteka. Badamu ndagira ngo mube ba badamu Bibiliya ivuga bo mu Migani igice cya nyuma, sibyo ni 31 igice cya nyuma tu ugisome cyose mugomba kumenya. Oya n'abadamu noneho umudamu awufiringa avuga ati reka nitware nk'uyu mudamu wavugaga hano, mbese ajya agenda dusoma Bibiliya muri sibyo basi. N'abasilamu namwe mwitwara reka abasilamukazi murusheho kubaha abagabo banyu, ndabizi mujya mubigerageza cyane. Bino twakoze tuba twahuye n'abantu benshi batandukanye tukaganiriza ibintu bitandukanye. Mpamvu ndi gutonganya uriya muntu uza muri comment akapfa kuvuga rega tuza abantu duhura nabo n'ibyo tuganira, reka bavuge baba batubonye kandi ntabwo abantu bose badukunda kubera ko gukora cyane ni byiza, ariko akazi kenshi kari buze gusenya urugo nanone ntabwo ako kazi nako wagakora neza wagize stress. Ntabwo ari ubwa mbere iyi story bayumvishije, twashatse gukina gutya kugira ngo mwumve munabona uko byagenze ukuntu twatsinze. Ngaho murakoze cyane rero inshuti zacu team Naomie. Nagarutse ako kamera makutanyereka uko mpagaze. Ibi abantu babyumve, kubaka urugo mufate nk'urugamba. Urugamba ni ukurwana, kubaka urugo ni urugamba mu rundi, ko bisaba amayeri, strategy, yewe na politike, reka mbivuga gutyo kugira ngo urugo rugende neza ku murongo, ubashe kurujera abagabo. Yawe mwakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Uno muntu wenda wese ushaka kutugira ikintu atubwira muri comment y'inama twazakina, ayitubwire tumubwire ko ibyazi nabyo byabaye kurenzaho, kuko dushaka kubikina kugira ngo twinjire muri icyo kintu. Mwakoze, Imana ibahe umugisha. God bless you. Ngaho bye, byegereza umutima.